Hello guys, ndizera ko mumeze neza. Kubankurikira murabizi mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi nkaba nifuje kubasangiza inkuru ibabaje iteye agahinda y'ubuzima bw'umukobwa bita Keza yanyuzemo. Koko umunyarwanda yabivuze ukuri ngo gira neza wigendere, kuko ineza uyisanga imbere kandi ngo isi nisakaye. Ubwo naganiraga na Keza yambwiye agira ati, nitwa Keza, ndi umukobwa w'imyaka 23. Ubwo nari mfite imyaka 3 nibwo ababyeyi banjye bapfuye. Nasigaranye na mukuru wa mama, niwe wandeze. Ubwo nagiraga imyaka 10 nabonaga abana tungana babyuka bajyaga kwiga, gusa njye nkibaza igituma najyayo. Byanteraga agahinda cyane, nkabura uko mbigenza, nkabura icyo nakora, nkibaza n'icyo nahitamo. Abana twari duturanye baransekaga bakanserereza ngo sinzi kubara, sinzi gusoma, gusa ibyo byose nkabyirengagiza nkabyima amatwi. Yewe nabonaga n'abana ba mama wacu bajya kwiga. Iyo nabwiraga mama wacu ati seta ko njye najya ku ishuri ni ukubera iki, yansubizaga nabi cyane, akambwira ati zibaho agacuho, ujya kwiga ibiki, jya kubibaza nyoko nimba ushaka kwiga, musange kwirimba ahari cyangwa usange so, uranagiye nshinzwe kukujyana ku ishuri, mbure kujyana abana banjye ngo ni wowe uri uwo gusigara ku rugo ukamenya abana banjye, ukamenya ngo bariye cyangwa ntibariye. Icyo gihe ninjye wari muto kuri abo bana be, kuko umutoya ndabyibuka yari afite imyaka 13, njyewe aribwo nari mfite imyaka 10. Gusa ni nkaho ari njye wari mukuru kuri bo, kuko ni njye wabamenyeraga buri kimwe byose. Ku myaka yanjye 10 naravomaga, nkafura, nkateka, nkajya kwahirira amatungo, nkajya kuvomerera ibyo bahinze. Naratotejwe, ndakubitwa, ubuzima bwarangoye, ngira naho nsaba Imana ngo inyitwarire. Iyo najyaga kuryama nasabaga Imana ngo basi mbyuke nipfiriye, gusa nkabona burakeye, nkavuga ati Imana kuki wemeye ko bwongera gucya, kuki wemeye ko nongera kubyuka ndi muzima, basi winyitwarira mu ijoro, kuki uri kwemera ko nyura muri ubu buzima, se Mana nagukoreye iki? Ababyeyi banjye kuki bose wabatwaye ntunsigire n'umwe? Wite kuki wabinkoreye, kuki? Byarangoraga pe, byarangoraga mu mutima wanjye, nagiraga agahinda kenshi, numvaga nariyanze, numvaga isi yarambihiye. Nagerageje ntaho nashatse kwiyahura, gusa nanone Imana ikinga akaboko biranga. Nageze aho nk'uburozi nabwo biranga, sinapfa. Nkibaza atari ko se wite n'iki kiri gutuma wanga ko nigendera? Baretse nkisangira ababyeyi banjye aho bari, kuki uri kungerageza bigeza? Nari muto, gusa numvaga isi yarandemereye, numvaga wagira ngo isi nyimazemo nk'imyaka nka 500, aho nari nyimazemo imyaka 10. Numvaga ubuzima bwarambanye burebure,
umunsi wajyaga kwira mbona umaze nk'ukwezi. Ubuzima bwaramvunnye burangora cyane, umutima wanjye numvaga wenda guturika, numvaga ndemerewe cyane, byakubitirwaho n'itotezwa. Natekereza ko ari mama wacu uri kubinkorera, yakabaye mu mwanya wa mama, nkumva umutima wanjye nawe ntubasha kubyakira. Iyo abandi bajyaga kurya ari nanjye wabitetse, njye bajyaga kunyicaza hafi y'ikiraro cy'inka ngo mbe ariho ndera, ngo genda wa mwanda we, n'ubundi wowe ntukwiye kwicara mu bantu, uranuka, ibintu byinshi, amagambo menshi asesereza. Nakwegera abana ba mama wacu bakanyinuka, bakanshira mu maso, nabo ubwabo bakanuka. Isi yarambihiye, isi iragenda irankaranga, ubuzima burangora. Narinze ngira imyaka 15 nkiri muri ubwo buzima. Sinarinzi gusoma, yewe no kwandika nta na kimwe narinzi, kuko nari ntarakandagira mu ishuri. Ibyo nabyo ntibyatinze, yaje kunyirukana ngo maze gukura ntiyakomeza kuntunga. Naramutakambiye ndamwinginga, kuko nta muntu n'umwe nari mfite, niwe muryango nari mfite, nta famiye yindi nari nzi. Naramwinginze ndatakamba namubwira ati mama, uko ubizi ni hehe mfite ho kujya, ninde wundi mfite wo kunyumva, wambabariye kuko ukareka kunyirukana, kuzi ko ari wowe mubyeyi mfite. Ubu nunyirukana nderekeza ndajya he? Byarancanze, gusa ntiyanyumva. Twabaga mu cyaro, yewe icyaro cya kure, ariko sinarinzi ngo ni he, navahe nkajya he, kuko n'ubundi nagumaga mu rugo. Yakomeje gutsemba, yanga kumpa imbabazi, aranyirukana. Narashogosheye ndagenda, ndatorongera ntazi iyo njya, ntazi n'iyo ngana. Bwanyiriyeho ngeze mu mashyamba, gusa numvaga nanjye ubwanjye niyanze, numvaga niyihebye, numvaga ubuzima nabuhaze, numvaga noneho nshaka ikintu cyanyitwarira, numvaga nshaka gupfa. Nicaye muri iryo shyamba n'amarira menshi, nsaba Imana ngo basi yohereze igisimba cyize kinshwanyaguza. Ntibyatinze naguye agacuho, ndasinziraho mu ishyamba. Nicaye mbona bwakeye, nkomeza urugendo. Ngeze mu nzira nahuye n'umugenzi wari uri mu modoka, arahagarara mbaza niba ngiye i Kigali ngame lift, kuko niho yari yerekeje. Sinari nzi aho i Kigali, gusa numvaga bahavuga ngo ni ahantu heza cyane. Umutima urambwira ngo emera mujyane, kuko n'ubundi nta handi ufite ho kujya, wenda utorongerera aho ngaho, ntawamenya niho wakura ubuzima. Numviye umutimanama wanjye, nahise mubwira ngo nta kibazo, kandi mwaba mukoze. Ninjira mu modoka turagenda. Yari umuntu mwiza, afite umutima mwiza wa kimuntu. Twageze mu nzira, araparika agura ibyo kurya, nanjye arampa. N'ababeshye, kuva namenya ubwenge nibwo nari mbonye umuntu ungirira impuhwe.
byarantunguye cyane, birananshimisha cyane kubona umuntu umereza amafunguro atabanje kunshira mu maso. Najenze amarira mu maso kuko numvaga bindenze. Abibonye arambaza ngo ubaye iki? Ndamubwira ngo ntacyo. Arambwira ati bwira nimba hari ikibazo, mufashe dore ungana n'umwana wanjye. Akimbwira ngo ngana n'umwana we, nawe yashenze amarira mu maso. Ndamubaza, nyakubahwa ubaye iki? Ati ntacyo mwana wa, nuko mvuze ko ungana n'umwana wanjye nkibuka ko aka kanya nawe nyifite. Ndamubaza ati se nyakubahwa, yaba yaragutaye umwana wawe? Ati oya, ahubwo hashize ukwezi yitabye Imana azize inkongi y'umuriro ibereye aho yigaga, kandi niwe mwana nari mfite w'ikinege, na nyina yari yarapfuye akiri muto aramunsigira. Mbere yo gupfa yambwiye kuzita ku mwana wacu, none byarananiye. Ako kanya disi numvishe umuntu duhuje ibibazo, duhuje agahinda. Ndamubwira ati hangane kandi ntukirenganye kuko nta ruhare wabigizemo. Ikiniga cyakomeje kumfata, kwihangana birananira. Naraturitse ndarira, nayo narize ndi kumwe na mama wacu, nayo narayarize uwo munsi. Agerageza kuwumuza, ahubwo amarira akomeza kwisuka. Byaramuyobeye, yibaza ikibazo mfite, gusa yabaye aretse kumbaza. Ageze aho ambwira ati mwana wa, rira pe, niwumva uruhutse urekere, niwumva umutima uruhutse urekere kurira. Koko nararize, ngeraho numva umutima wanjye hari n'ikintu cyari cyarawuboshye kiri kugenda kibohoka gake gake. Umutima wanjye nageze aho numva uraruhutse pe. Ndamubwira turakoze. Arangije nawe arambwira ati ngaho mbwira icyaguteye ayo marira yose. Turabizi nanjye nakubwiye ibyawe, rero nanjye ndahari ngo nkumve, mbwira ikibazo ufite. Numvishe ntacyo guhisha gihari, ndangije mutekerereza byose. Mubwira ubuzima nabayemo, mubwira ko bananyirukanye, ariyo mpamvu ndaha. Yarumiwe pe, yibaza niba abantu bafite iyo mitima bakibaho. Gusa arambwira ati humura, Imana iri kumwe nawe. Kuva uyu munsi ubonye papa, guhera none mubereye umubyeyi, kandi nzakubera umubyeyi mwiza. Bakwirukanye bazi ko ugiye gupfa, ahubwo ntibari bazi ko wagufunguriye irembo ry'ubuzima bushyashya. Narishimye cyane, nshima Imana yo yampuje n'uyu mubyeyi. Ubwo numvaga ko ubuzima burangiye, niho Imana yantabariye. So guys, murakoze kudukurikira. Akaba ari Alice wabagezagaho iyi inkuru ya Keza part 1 tubaye tuyisoreje aha. Kanizeze ko yabanejeje. Tuzasubira muri part 2 dukomeza tureba ubuzima bwa Keza yagize ageze mu mujyi. So thank you, mwakoze kudukurikira. Iyi nkuru niba yakuryoheye, wakora share ukayisangiza inshuti zawe, wibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira inkuru zacu zigiye zitandukanye. Kanizere ko yabaryoheye, tugaruke muri part 2. So guys, bye. Kanizere ko mukomeza kumererwa neza, ndabakunda.
bye bye.